Ese waba wibuka igihe izina ry'u Rwanda ryamenyekanye mu muziki wa Afurika y'Iburasirazuba, abantu benshi bagatangara batese ko uyu muhanzi ni umunyarwanda? Hari umusore uturuka mu Rwanda wari ufite inzozi zo kuririmba, ariko mu gihe gito cyane izina rye ryari rimaze kumenyekana mu bihugu byinshi byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ni umuhanzi wakoze amateka akomeye cyane ubwo yegukanaga irushanwa rikomeye rya Tusker Project Fame, ibintu byatumye u Rwanda rwandika amateka mashya mu muziki w'akarere. Ariko se uwo muhanzi ni uruhe rugendo yagize? N'ayahe mateka yagize yamugejeje kuri iyo ntsinzi? Ni ibihe bigwi n'ibirindiro byamuranze kugeza izina rye rimenyekanye ribaye ikimenyetso cy'impano y'Abanyarwanda? Muri iki kiganiro tugiye kugenda twinjira mu buzima bwe, amateka ye, inzira ye yamugejeje ku ntsinzi ikomeye, yamugize umwe mu bahanzi bibukwa cyane mu Rwanda. Niba ukunda ibiganiro by'amateka, amateka y'ibyamamare by'Abanyarwanda, komeza urebe iyi video kugeza irangiye. Iyi video niwe yateguriwe. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buzima n'ibigwi by'umuhanzi wihariye imbaga yose, imbuga nkoranyambaga zigakorana. Umva nk'aka ngaka. Umva naka. An African woman, she's got this swagger, African swagger. Umva naka. I know this might sound crazy to question. Wagize uruhare rukomeye mu guteza imbere umuziki nyarwanda. Umugabo wamenyekanye cyane kubera ijwi rye rituje ariko rifite imbaraga n'ubuhanga bwo kwandika indirimbo. Imyitwarire ye rwose umuntu uciye bugufi, ukundwa n'abatari bake. Uwo ni umuhanzi Alpha Rwirangira. Alpha Rwirangira yavukiye mu Rwanda, akurira mu muryango wakundaga muzika cyane kuva akiri muto. Abantu bamwegereye babonaga ko afite impano yo kuririmba. Mu mashuri ye ya mbere, no kuvuga primaire ndetse n'amashuri yisumbuye, yakundaga kwitabira ibitaramo n'indirimbo zabaga zateguwe n'abanyeshuri bitabiraga amarushanwa yateguwe n'ikigo. Aho yakundaga gushimisha abantu benshi kubera ijwi rye rituje n'uburyo yaririmbaga atuje ariko atanga ubutumwa bugera ku mutima. Izina rye ryamenyekanye cyane ubwo yitabiraga irushanwa ryo mu karere k'Iburasirazuba mu mwaka wa 2019. Icyo gihe yitabiriye irushanwa rikomeye cyane mu by'umuziki ryitwa Tusker Project Fame. Irushanwa ryitabirwaga n'abahanzi bakizamuka baturutse mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Mu gihe abahanzi benshi bitabiraga iri rushanwa babaga bafite ubunararibonye mu muziki, Alpha Rwirangira we yaje muri iri rushanwa ari umusore woroheje ariko ufite impano ikomeye. Mu byumweru by'irushanwa abantu benshi bari bamaze kumwiyumvamo kubera ijwi rye ryiza n'uburyo yaririmbaga yicishije bugufi. Imbaraga yashyiraga mu byo akora byatumye agira abafana benshi batangira kumushyigikira. Yagiye aririmba indirimbo zitandukanye, haba izo hanze haba izo mu Rwanda ndetse n'izo mu karere. Ku rwego mpuzamahanga hose ntaho yacitswe, kandi buri gihe akabasha gutanga ubutumwa bushimishije ndetse akabasha gususurutsa imbaga. Ibyo byatumye amaherezo aza gutsinda irushanwa rikomeye rya Tusker Project Fame mu mwaka wa 2009. Abo umwe mu bahanzi bakomeye cyane b'Abanyarwanda bageze ku rwego mpuzamahanga bakabasha guhatana mu by'umuziki. Iyo ntsinzi yahise imugira umwe mu bahanzi bavugwa cyane muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse ihesha u Rwanda ishema rikomeye cyane mu by'umuziki mu karere. Nyuma yo gutsindira irushanwa, Alpha Rwirangira yahise atangira urugendo rwe rwa muzika nk'umuhanzi w'icyamamare. Yatangiye gukora indirimbo zitandukanye zakunzwe cyane n'abakunzi b'umuziki nyarwanda. Mu ndirimbo ze yakundaga kuvuga urukundo mu buzima busanzwe ndetse n'indangagaciro z'ubuzima. Mu ndirimbo zamugize icyamamare harimo izakunzwe cyane mu Rwanda, hanze yarwo ndetse no mu mahanga ibwota amasimbi. Amagambo ye yagiraga ubusobanuro bwimbitse kandi agatera umutima gutera utuje. Uretse kuririmba, Alpha Rwirangira yanagaragaje ko ari umwanditsi w'indirimbo mwiza kuko yakundaga kwandika amagambo afite ubutumwa bwiza ku rwego rwa muzika mpuzamahanga. Yagiye akora ibitaramo bitandukanye haba mu Rwanda no mu bindi bitaramo. Ibi byatumye abakunzi ba muzika nyarwanda barushaho kumumenya no kumwishimira. Mu gihe abahanzi bakundaga kwigaragaza cyane mu bitangazamakuru ndetse no kuri social media zitandukanye, we yakomeje kurangwa n'imyitwarire ituje, akora umuziki buhoro buhoro ariko umuziki ufite ireme maze ukomeza kumuvugira. Alpha Rwirangira uko yakomeje gukurikirana muzika nyarwanda yateye imbere cyane, yegukana abafana benshi, atwara imitima yabo, haba abakunzi ndetse n'abamushakagaho ubufasha. Yagiye akora collabo zitandukanye
azikorana n'abahanzi nyarwanda ndetse n'abandi bakizamuka kugira ngo ashyire itafari rye ku muziki nyarwanda. Nubwo atigeze akunda kuba umuntu uvugwa cyane, ibikorwa bye byaramuvugiraga. Abakunzi ba muzika bamwubahaga kubera ubuhanga bwe n'uburyo yashyiraga imbaraga mu bintu bye. Mu by'ukuri Alpha Rwirangira ni umwe mu bahanzi bagize uruhare rukomeye mu guteza imbere umuziki nyarwanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Intsinzi ya Tusker Project Fame yabaye ikimenyetso cyerekana ko abanyarwanda nabo bafite impano zishobora guhatana ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi y'izina Alpha Rwirangira rivuzwe, abantu benshi bibuka uburyo umusore yagiye agatitiza amahanga, akarere kose k'Iburasirazuba kakamumenya. Ikaze kuri Nkunda Show, aho byose ari we byateguriwe. Muri iyi si byegeranyo wahageze. Turashaka kwagura ubwami ukajya n'ibwota amasimbi. Ibyo ntibyashoboka uramutse udakanze subscribe, share ndetse na comment. Nitwa Idi Nkundiye. Yagaragaje impano ye y'agatangaza, yabashije gutsinda amahanga. Ni urugero rwiza rw'umuhanzi wavuye ahantu kure akabasha kugera ahandi kure hashoboka. Inkuru ye itwigisha impano ye, yerekana umurava, kwihangana no kwicisha bugufi. Alpha Rwirangira yerekanye ko bishoboka ko umuhanzi ava mu gihugu rwose kitamenyekanye mu muziki ariko akabasha kugera ku rubando mpuzamahanga. Intsinzi ye n'ibikorwa bye, umusanzu we yatanze mu muziki nyarwanda bikomeza kwibuka igihe kirekire.